reka noneho rero mvuge ku bikomere by'imyitwarire idakwiye umubyeyi kuko ipfukirana umwana. Ibikomere bishobora kuva ku bana batarezwe uko bikwiye na base, abatarababonye, abababuze babareba, abagize base ariko batigeze bagira icyo babamarira. Ndavuga nka kwa kundi umwana afukira mu rugo akajya abona se n'umusinzi, n'umuntu uraho, n'umuntu utagize icyo yitaho mu rugo. Ibyo byose bizatuma umwana atabona rwa ruhare rwa se mu mibereho y'urugo, cyangwa se kwa kundi umwana agira se ariko akirwa yitwara nabi, yiyandarika, ntazamenye umwihariko amufiteho. Ibi byose babyeyi mumenye ko ni bimwe mu bintu bigira ingaruka ku buzima bw'uwo Imana iba yabaragije. Reka mvuge ko hari ibindi bikomeretsa ababyeyi abana mu kuri base, nko kudaha umwana ijambo. Hari ingo nyinshi usanga abana badahabwa ijambo, cyangwa se ukarinda umwana bikabije, ugahora umubwira uti uramenye, urapfuye, ntacyo ushoboye, ntacyo uzimarira, cyangwa se ugahabwa ibihano bikabije. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bikomeretsa umwana iyo akuze, igihe yabonye ko yahawe ibihano byamuhahamuye, byamukuye umutima. Noneho iki gihe rero gishobora gutuma ubuzima bw'umwana butakaza umurongo bwari bufite. Hanyuma reka mvuge ko udashobora guha rero n'umwana bwa buzima butuma atagira ipfunwe, ugahora usanga umwana urashaka kumugereranya n'abandi. Kwa kundi umwana avuka ukajya usanga buri gihe wagiye uba nk'abo kwa runaka, wa mwana we uzananira kugeza ryari, wa mwana we kubera iki witwara utya, n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose bifite ingaruka bisagira ku buzima bw'uyu mwana. Noneho niba cyangwa se umubyeyi atajya yita na rimwe mu kuba mu rugo. Hari ababyeyi bahora bataha bwije, agasanga abana baryamye. Hari ushobora kuboneka mu rugo ariko ugasanga usanga kuhinjira kwe ni nayo makimbirane atangiye. Niho amakimbirane atangiye, ku buryo hari aho usanga abana bavuga bati paparaje, bose bagahamuka, bose bagakuka umutima, bakihisha, bagaceceka basekaga. Ibyo byose ni ibintu bigira ingaruka ku buzima bwabo. Ndetse ugasasanga wa mwana ntashobora no kwegerana n'umubyeyi we ngo bagirane inama, buzuzanye, umwana agira ibitekerezo bye uko abivuga, uko abigaragaza. Ibi byose rero ni ibintu bishobora kugira ingaruka. Ariko reka mvuge ko hari n'igihe n'ababyeyi batamenya uko umwana mu mikurire ye agomba kugenda agira uruhare mu byemezo bifatirwa mu rugo, mu muryango, bireba urugo. Ukajya ubona nka rimwe hari nk'igihe ababyeyi babyuka bakavuga bati tugiye kwimuka. Umwana akibaza ati ese turimuka hano ko hari iwacu byagenze bite, cyangwa se bati tuje guteza cyamunara iyi nzu. Umwana tuvuge wenda ko afite umwana utangiye guca akenge, afite arareba, aritegereza, aribaza. None ababyeyi bakazaguma hahandi bavuga bati oya ni umwana, ntitwari kubimubwira, ntacyo twari kumuteganyiriza, nta na kimwe agomba kumenya. Umwana akajya abona araho, ejo ari hariya, ejo bundi ari hariya, ejo bundi ari, ntazi impamvu. Nyamara mu by'ukuri mu mitekerereze ye, mu mirebere ye, aritegereza, arabika ibyo abona, arafite uko abyibazaho. Ibyo byose rero bifite ingaruka bigira. Ariko reka mvuge ko hari n'ababyeyi mu buzima bwabo usanga bameze imbere y'abana babo nk'utwana nabo. Umwana ugasanga umubyeyi yahindutse agacuti k'umwana we. Hari abo usanga mu buzima bwe ugasanga umwana arisanzura cyane kuri se cyangwa kuri nyina, bikaba nk'aho umwana amufata nk'aho ari kimwe nawe. Umwana ntamenye itandukaniro hagati ye n'umuntu ukuze. Hari rero icyo mugomba kumenya, ni uko umubyeyi agomba kumenya ko icyo umwana we akeneye ari se, ari nyina, naho inshuti azisanga mu bo banganya imyaka. Bene iyo myitwarire rero isenya umwana. Ikindi nanone hari ikindi gikomeretsa abana, ni ishusho y'umubyeyi y'igisuzuguriro.
niyo umwana abonye umubyeyi we bamubwiye ngo bamutoye mu muhora yaraye asinze, bamukubitiye kwa runaka, yafashwe asambana, bamufatanye igihanga yiba, ibyo bizamurema mu mutima wo guhora yicira urubanza rwo kuba yarabyawe n'umubyeyi nk'uwo. hari naho zasanga umwana yihakana umubyeyi we. muri ibi tuzabona muri iki gihe ko hari abantu kubwira ati ngewe data na mama barapfuye, ariko mu by'ukuri wazagenzura neza ugasanga bariho. hari impamvu ibe yarakomotseho iyo mitekerereze, cyangwa se ugasanga arakubwira ko aratinya kuberekana mu bandi, bakaba bariho ariko akatinya kuberekana mu bandi, agashaka ahandi hantu. hari abagira gutyo ugasanga no mu gihe cyo kwerekana ibirori bye bikomeye, ibihe bikomeye by'ubuzima bwe, agiye gushaka ahandi abikorera, ntashaka kujya iwabo, ntashaka ko iwabo bamugerera iwe. ibyo byose rero bigira ingaruka ku bikomere umuntu agira. reka rero mvuge ko ibi ngibi iyo byamaze kuba ibikomere mu buzima bw'umuntu, bigira ingaruka z'uko umuntu agira ubumuntu bitubatse neza, yiburamo igishyika kandi agahora ashaka ubuhungiro. ikindi ni uko atekereza Imana uko itari, kuko muzabona ko hari abantu hageraho akavuga ngo erega ubwo Imana niko ibyemera, erega ubwo Imana niko yabigennye, erega ubwo Imana ni kwiri, cyangwa se agahora yumva atekereza ko Imana imubona nk'uko abandi bagiye bamurenganya nayo ishobora kumurenganya n'ibindi. ibi byose rero nagira ngo mbasabe ko tugomba kwemera ko kimwe mu bintu byatubayeho mu mibereho yacu bigomba no kugira uko bitugiraho ingaruka, zishobora kuba nziza cyangwa se zishobora kuba mbi. hari abantu bateye ku buryo bunyuranye, hari abo za ngaruka usanga ziba bagira uburyo bwo kuzitwaramo kubera ko bafite kamere ikomeye, abandi iyo ngaruka ikagereranywa n'ikimungu kizahora umuntu asa n'ugenda acumbagira, asa n'utinya gukandagira hamwe cyangwa se gushinga ibirindiro mu buzima kubera ko aba yaragize iryo hungabana. reka rero muri ibi kiganiro ndangirize noneho mu kwerekana ko iyo umwana avutse ntabwo yakirwa na se na nyina gusa, sibo bagira uruhare ku buzima bwe. reka mvuge aho azavukira, aho abana muri iki gihe hari abana bagira gutyo ugasanga yavukiye mu rugo. ibyo ngibyo ni amahirwe yuko azasanga hari umwihariko w'iwabo. hari abandi bagira gutya ukazasanga yakuriye muri oruferina mu kigo cy'imfubyi. hari abandi agira gutyo ugasanga yavukiye mu muryango, mu rugo rurimo abantu benshi cyane, ntahabwe umwihariko, ntiyumve ko ari iwabo, akabona mbese ntagire ishusho yo kumva ko hari umuntu n'umwe umwitaho kubera ibibazo bihari, cyangwa se kubera amikoro, cyangwa se kubera imyifatire iri muri urwo rugo. ariko nk'uko twanabibonye rero, iyo umwana avutse azagira abamwakiriye nabo uko bamufata. reka tuvuge wenda ku gikomere cy'abantu bavuka, yavukana isura runaka, batese uyu nguyu we ni uwahehe, uyu arasate, reka turebe umwana uko asa, reka turebe uko avuga, reka turebe uko agenda, reka turebe. ibyo byose ni ibintu bikora ku mwana. ubutaha rero tuzareba ko mu by'ukuri ibi byose bifite ingaruka bizakora ku muntu, ku buryo abantu badakwiriye kubifata uko babonye. mwene Siraki umutwe wa 11 umurongo wa 2 aravuga ngo ijambo ry'Imana agira ati isura y'umuntu ntabwo ari wo mutima we. hari igihe rero usanga abantu baragize gutya bagakomeretswa bitewe n'uko bavutse, isura bahawe, cyangwa se ukazasanga akomerekejwe n'izina yahawe. muzabibona hari ababyeyi mu bihe bishize wasangaga yerekanira mu mwana w'ibikomere afite.
umwana aravutse yiswe ndi mubanzi, banyanga bose, nambukirehe, ntibanyurwa, benda ntunguka, nyiranzamurerere iki Imana yamumpereye, madunyuri, rukara n'ibindi byose. Ibi bikomere bizerekana ko umwana waruje ari umuziranenge, ari ikiremwa cyishimiwe, azatangira gufata isura cyangwa se gufata ishusho y'ubuzima bitewe n'aho yavukiye, n'uko yakiriwe, n'uko yafashwe, n'igihe yavukiyemo, kuko nanone igihe yavukiyemo tuzabibona ko ibikomere ntabwo gusa bituruka no ku bantu, bizanaturuka no ku mihindagurikire y'ibihe. Niba umuntu agize atya akavuka mu gihe hariho ibibazo by'intambara, ntabwo iyo ntambara yaturutse ku bamubyaye, ntabwo ayo mateka y'igihugu cyangwa se y'akarere cyangwa se y'umuryango azaba ari we wayahisemo, ariko mu by'ukuri afite ingaruka azagira ku myifatire ye, ku mibereho ye. Nagira ngo rero tugaruke cyane cyane ku bijyanye n'ubwo buzima umwana agira akivuka. Nibyo nibanzeho muri ibi biganiro uko ari bibiri. Ubwo ubutaha tuzakira ibibazo kuri bamwe bafite ibibazo cyangwa se bafite inama bashaka kugisha. Dukomeze dufashanye mu rugendo rwo kumenya ibikomere n'inzira yo kubikira, kandi umenye ko nta na kimwe mu biba ku muntu Imana idashobora gukiza. Reka ndangirize kuri iki gitekerezo cyo kuvuga ngo ese koko umuntu iyo yakomeretse ashobora gukira se bimumarira iki ko ayo mateka utazayagarura, utazayahindura? Hari abakubwira bati okay, byabaye byarabaye, ubwo nyine byemera utyo nta kundi. Nyamara mu by'ukuri nk'uko tugenda tubibona mu ngero zinyuranye no mu buhamya bwinshi tubaha, nubwo tuzakomeza kugenda tubaha, gukira ibikomere birashoboka. Jambo yigize umuntu abana natwe, icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Yenze umubiri nawe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya aba umuntu. Icyatumye aba umuntu ni ukugira ngo aze kudusubiza kuba abantu ku buryo bwuzuye. Nagira ngo rero mbabwire ko mu nzira yose tuzagenda twitegereza tuzabona ko mu by'ukuri umuntu arashobora rwose gukira ibikomere bye. Ntabwo umuntu ashobora kugereranywa na kimwe mu byamubayeho ngo avuge ubu ngo byararangiye. Aya magambo n'izi mvugo mugerageze kutaziha agaciro. Iyo umuntu akubwira ngo rega byarandangiranye, cyangwa se ngo akubwire ngo rega ngo ubwo nyine ngo nta kundi, nyine ndi ibikomere gusa. Nanone nagira ngo mbwire abantu ko tudakwiriye gufata ibikomere ngo tubigire ubuzima bwacu bwose. Umuntu ikibaye cyose ngo ubwo ni ibikomere. Oya, umuntu afite agaciro, kandi umuntu arigenga, ashobora kugenga ubuzima bwe mu bimubaho kuko Imana yamuhaye ubwigenge. Niyo yaba yarakomeretse, Imana imuha uburyo bwo gusohoka muri amateka yamukomerekeje, kubera ko Imana itwereka ko ifite ububasha bwose, kandi ikatwereka ko nta kinanira Imana. Mu buzima bwanyu rero bwose mwubakire ku Mana, kandi ubuzima bwanyu mumenye ko igihe Imana iburema yari bufitiye umugambi n'agaciro. Mu Banyefeso umutwe wa 4:7 haravuga ngo buri wese yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Nubwo rero waba warakomeretse, ingabire yawe wahawe Imana ntiyikuvutsa, kandi ibyo bikomere bishobora kuvamo impamvu zo kubaka isi nshya, impamvu zo gukora ibikorwa bihambaye, kuko mu kibi ibanga ry'impuhwe z'Imana ni ugukura icyiza mu kibi. Niyo mpamvu rero nk'uko Imana yabibwiye umukurambere wacu Aburahamu mu ntangiriro umutwe wa 12:1, wimuka uve mu gihugu cyawe, uve mu muryango wawe, uve mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Hari urugendo rero turimo dukora rugenda rutuganisha mu nzira Imana iduha,
kandi urwo rugendo ruzatugeza ku ihirwe. Nitubaho rero mu rukundo nta buryarya, tuzakura kandi twiyongera ubudahwema, twifatanyije na Kristo tubereye umutwe. Ni nawe uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize, zikawutunga zikawucunga, buri rugingo ku rugero rwarwo akawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo. Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Nk'uko rero Imana yivugiye iti urumuri nirwakire mu mwijima, niyo ubwayo yamurikiye mu mitima yacu ngo tumenye kuzo ryayo ribengerana ku ruhanga rwa Kristo. Amen. Yari Gerard Ruvunabagabo, umuryango wo mu muryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvuga urukwemera no gukizwa ibikomere. Nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Ubutaha tuzakira ibibazo byanyu. Murakoze.